narayibonye. Nari umukozi wo mu rugo, nari umuboyi, ariko mura n'umugabo witwa Yesu. Nari umuboyi wohe, nari wese amatongo we, ariko mura n'umugabo witwa Yesu. Akajya ambwira nzakutirira muri iri teraniro umuntu wambaye zahabu nini, nubwo utabaye umuboyi ukaba uri umurisatiye wambaye zahabu. Nambaye impeta y'ibihumbi magana ngaha kubera umugabo witwa Yesu. Ibaze umuboyi, Yesu aracyakora. Yesu aracyakora. Ibaze umuboyi wo mu rugo wambaye impeta y'ibihumbi birangana. Ikigeretse kuri icyo niyo nababwira umuhamya gusa mwicaye bitera abasore bo mu dini nkagira inzu ya etaje muri Muhanga kubera imbaraga zande za Yesu. Shobora byose Mana we, kanongere gutami Imana ishoboye byose, ibyo famiye yawe idashoboye Yesu arabishoboye. Umuboyi uyu munsi afite pasiporo yurira indege uko umuntu agenda mu modoka, vuga ngo umuboyi. Kora muganza bya mugenzi wawe ntuzansuzugure. Hari abantu bajya basuzugura abandi, hari ibyo bitwaje, ariko Yesu aracyakora. Yesu aracyakora. Ababonye umugore wawe wamenya ko ari umugore w'umuntu wabaye umuboyi. Yesu aracyakora. Yesu Mega mavuta, mega mavuta, mega mavuta. Yesu aracyakora. Someresha muri Yesaya